umwe rukumbi. Ndamureba ariko amaso yanjye ntahaga kumureba. Impumuro ye irankurura nkumva nshatse kumwimariramo wese. Ubwiza bwe bumbera indorerwamo ya buri gitondo. Kumwenyura kwe kumpa imbaraga n'icyizere cy'umunsi. Iya kanzu ye y'umutuku ndende nkunda kuyikoraho kenshi iyo turi mu kayaga. Namubonye nk'impano ntagomba guta nubwo naba nkomerejwe kugeza ku ndunduro. Ni umwe rukumbi. Umwe rukumbi episode ya 7. Twahise turekurana vuba na bwangu nuko duhindukira twese turi umuntu wari winjiye atanakomanze. Ndebye neza mbona ni Juri. Nise numva umutima uruhutse ku buryo butavugwa nuko Juri ahita avuga ati, Banyakubahwa se naba nishyize mu muhezora? ibyo yabivuganaga ubwitonzi buvanze n'akavuyo kenshi. Yvonne yahise amubwira ati, Joli uzi uburyo dukanze? Karibu mu rugo sheri. Juri nawe aramubwira ati, aha ndi mu bagenda da, ahubwo ndebera amadosiye ari ku ntebe mu isomero rya marume. Ubwo Yvonne yahise ajya kuzana ibyo Juri yaramutumye nuko Juri nawe ahita aza yicara iruhande rwanjye igitaraganya atangira kumbaza amatsiko menshi ati, Ehe, ubundi bijya gushya birabanza bigashyuhasha. Ka kajisho wamurebaga kari gafite igisobanuro. Ahubwo se Steve nako boss, ubundi byatangiye gute? nari numiwe neza. Nahise mubaza nti, ariko se niba icyo uvuga byatangiye Juri? Juri nawe yarambwiye ati, Ariko se Steve, niyo waba utabona nta nubwo wakwihumuriza koko? Ubu se sindi kumva impumuro y'urukundo rwanyu muri iyi nzora? byaransekeje cyane nuko mpita ahubwo ningira inama yo kuba namukuraho amakuru yerekeranye na Yvonne cyane ko bari ababyara. Hashize akanya Yvonne aba aragarutse, nanjye mboneraho umwanya wo gusezera ngo njye mu kazi. Ubwo Juri yahise ambwira ko aza kuba ntegereje hanze nanjye nsigarana na Yvonne. Nabanje kumwitegereza akanya gusa nawe andeba atankuraho amaso nuko mpita mufatisha ukuboko kwanjye kw'ibumoso, fata intoki ze z'ukuboko kw'ibumoso ndangije ndamubwira nti, wakoze cyane kubwo kumpa akanya nkakamarana nawe. Nyumva akadomo rwa. Nakishimiye kuzongera kukubona turi kumwe inshuro nyinshi. Yvonne yahise ambwira ati, Oya sha nijye wakagushimiye kandi wakoze, Imana iguhe umugisha. Sinakubwira ngo igihe wakongera kumbonera ni iki, gusa nanjye ndabyifuza. naramubwiye nti, ese wareka nkongera kumva impumuro iri ku rutugu rwawe? Uwo mwiza ntiyangoye kuko yahise ahishurirwa ko nshaka kumuhobera, nuko nawe ahita abikora gusa atarandekura mba ndamwongoreye nti, Ivo uri mwiza. Yahise ndekura nta kindi amugishije ajya mu cyumba, nanjye mpita nkatisha ibitugu ndasohoka, ariko numvaga ibyishimo nari mfite byenda guturitsa agati no kumeza kandi. Nasanze Juri antegereje nuko tubanza kugenda tuganira mbere yuko twese dutega amamotari batujyana kuri kampani. Juri yarambwiye ati, Steve, ubundi njyewe nta kibazo cyanjye rwose. Mbwira niba ukunda Yvonne. naramubwiye nti, ni ukuri ntakubeshye Juri, uriya mwari namukunze nkimubona pe, ni mwiza cyane kuri njyewe. Juri yahise ambwira ati, Bivuze ngo wamukundiye ubwiza rero? Sha utazababaza mubyara wanjye, ntabwo byakubera byiza habe na gato. naramubwiye nti Juri, mu by'ukuri sinzi niba yananyemerera, gusa nubwo nakuruwe n'uburanga bwe ariko sicyo cyatumye mwiyumvamo. Mu kanya gato nanjye ntabasha gusobanura, nisanze namukunze kandi si bimwe by'agahararo. Juri yarambwiye ati, Nanjye nifuriza Yvonne umusore mwiza kandi uzamutetesha, akamumenyera buri kimwe cyose kizamuzanira ibyishimo. Gusa Yvonne ntabwo ababyeyi be bamwemerera guhura n'abasore. Uzi nka buriya maruma kubona mwahoberanye. Muri make wari kumbwira uko umuravumba usharira. ese numva nguye mu kantu, gusa mfite n'amatsiko menshi. Niko guhita mbaza Juri n'amatsiko menshi nti, none se Juri, ubwo waba uzi impamvu itera ibyo byose? Ese ubundi kuki atagira telefone? Juri nawe yaransubije ati, Nanjye mbibona gutyo, gusa nabo babigize ubwiru bukomeye ku buryo bizwi na se na nyina na Yvonne gusa. Nanjye wumve ko iyo nshaka kumuvugisha mpamagara mama we akamumpa. ese mbura icyo nongeraho mara akanya ntaravuga, nuko ahita yongera arambwira ati,
niba umukunda bitari iby'agahararo ni byiza. Gusa boss ujye witondera Yvonne atazakubuza n'akazi kawe kandi uri umuntu w'ingenzi muri kampani. Cyakoze ikindi nzi ni uko Yvonne yigeze abaho ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi akirangiza amashuri ye yisumbuye. Gusa yiga mu wa mbere wa kaminuza nibwo yahise ava mu ishuri atangira kwigira mu rugo akoresheje yakure akiga hanze. Naramubwiye nti Juri urakoze cyane nubwo numva nshaka gukunda umuntu rudashoboka. Juri yarambwiye ati ese ubwiye n'iki ko rudashoboka? Ese warabigerageje biranga? Gusa ugire ubushishozi no kwitwararika nshuti yanjye. Ayo magambo nateye mu gutwi nuko iminsi ikomeza kwicuma ari nako ibiganiro hagati yanjye na Yvonne kuri mail bigenda bifata intera kuko nanisigaye nibagirwa kumwifuriza ijoro ryiza bikamubabaza. Muri iyo minsi nagiriwe inama n'inshuti yanjye yitwa Moise wari umuganga ko nabwiza Yvonne ukuri kundi ku mutima bigacaho byagaciye. Ubwo nari ndi kuganira na Yvonne ku masaha y'umugoroba nise mubwira nti ese umwiza wakwihanganye tugapanga ukuntu twazasohokana koko ndagusabye kuko hari icyo ngufitiye. Yvonne yarambwiye ati ndabyifuza ariko ntibyashobokera pe, buriya nsohoka kuri gahunda zizwe n'ababyeyi rero unyihanganire. Naramubwiye nti basi se muzasohoka n'ababyeyi ryari? Ejo papa nava ku kazi tuzajya gusangira kuri hoteli kandi na tante Judith azaba ahari. Naramubwiye ni sawa ejo nzagusohokana nyuma y'akazi kandi uramuke neza umwiza wanjye. Yaseberwa ibibaye ahita anyandikira ati iye ubwo sibyo bizashoboka biti kandi nakubwiye ko icyo gihe nzasohokana n'ababyeyi banjye. Nanze kumusubiza nuko ndarantekereza ukuntu nzabigenza. Ubwo ijoro naryo ryarakeye nsigara mbara amasaha y'uko bwakwira kuko buri kimwe nari nagishyize kuri gahunda. Amasaha yarageze umuryango wa Yvonne bajya gusangirira kuri hoteli nanjye mpagera nko guhumbya gusa nicara kure aho nta n'umwe wari kumbona. Umutima nari ndi kwibwira nti Mana mfashe Yvonne yambara udusakaza amajwi duto twinjira mu matwi. Hashize akanya mbona abaye nk'uyikurugutuye mpita nkeka ko atwambaye nanjye ako kanya mpita muhamagara mbona abwiye ababyeyi be na Judith utuntu ahita ahaguruka agana mu bwiherero. Nise ngenda nicara ababyeyi be na Judith bari bicaye bihurirana nuko nawe yarageze aho anyitabira ahita ambwira ati ariko Steve koko urabona ibi bintu byashoboka? Nta buryo nacika ababyeyi. Naramubwiye nti ahubwo garuka wari wicaye byose byatunganye Yvonne. Yaraje ahita atungurwa no kubona ababyeyi be bose na nyirasenge ntabahari ahubwo ari njyewe wicaye mu mwanya wabo. Yise ambwira ati niko Steve ababyeyi banjye n'amasenge bashyize hehe? Ndakubaza bari hehe? Ibi bintu wakoze ni ibiki koko? Wabigenje gute? Ese ubundi ni wowe watumye wa muntu ngo ampe telefone n'udusakaza amajwi duto binjiza mu matwi? Ntuzacikwe na episode izakurikira. Ese Steven yaba yabyenje ati? Ese arabona icyo asobanurira Yvonne? Nyumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu